nkwifurize umunsi mwiza, nkwifurize kumera neza aho uherereye mu mpande z'isi zitandukanye zigize isi, imigabane ine kabisa yose nizere ko mumeze neza. Abari Nigeria mba mbabona kabisa, mba mbabona USA mba mbabona, ewana Kenya namwe ndabizi ko muri inshuti zanjye. Ni New Line Rwanda, ni Emmanuel nk'ibisanzwe. Ni amakuru y'abahanzi rero, y'abahanzi mu karere no mw'isi muri rusange, noneho inkuru mu Rwanda by'umwihariko akaba ariho nibanda. Rero ubu ngubu inkuru ikomeye mu Rwanda iri kuvugwa byacitse yageze iwa Ndabaga. Ni inkuru rero ya Miss Muheto Nshuti Divine. Uyu ni Miss kabisa uregwaho ibibazo byinshi, ni Miss wa 2022. Rero noneho hari ibyasohotse rero noneho bishyashya, ibyo wamenya ku bikorwa remezo Miss Muheto yagonze. Benshi ntabwo bari babizi. Polisi y'u Rwanda rero yatangaje ko mu minsi ishize yataye muri yombi Muheto Nshuti Divine wabaye Miss Rwanda 2022, kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agira. Urumva ikibazo ko nta n'ikinyabiziga burya afitiye ibyangombwa. Ibyatumye rero agonga ndetse yangiriza ibikorwa remezo, anagerageza guhunga nyuma yo kugonga. Kuri uyu wa kabiri ni tariki ya 29 Ukwakira 2024, nibwo polisi y'u Rwanda yanyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo igaragaza ko dosiye ya Miss Muheto yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Mu itangazo ryashyizwe hanze na polisi yagize iti: polisi iramenyesha ko Miss Muheto Divine yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira. Ati rero kugonga no kwangiriza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ati nyuma y'uko polisi rero isohoye iri tangazo, benshi basakaje amafoto agaragaza ubwo Miss Muheto yakoraga impanuka mu gihe cyashize akagonga inzu. Nyamara kuri iyi nshuro ntabwo ariyo yagonze kabisa. Mu gushaka kumenya amakuru yimbitse rero kuri iyi mpanuka, ikinyamakuru Igihe cyamenye ko Miss Muheto Divine yakoze ibi byaha hagati yo kuwa 18 na 20 Ukwakira. Ni iminsi rero n'amatariki abiri, 18 na 20 Ukwakira. Uyu mukobwa wambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2022, amakuru yizewe rero ahamya ko yakoreye impanuka ku muhanda uva Kicukiro ugana i Remera, ahahoze Alpha Plus, kuri sitasiyo ya lisanse. Aho ngaho kabisa niho bivugwa ko ariho yakoreye impanuka. Mu gukora impanuka rero uyu mukobwa wari wasomye kuri Kamanyinya yisanze yagonze umukindo ndetse n'ipoto y'amashanyarazi. Ibivuze ko yagonze ibikorwa remezo bibiri. Nyuma yo kugonga, uyu mukobwa ukiri muto cyane yagerageje guhunga ngo atabazwa kuri aya mahano. Kugira ngo atabazwa nyine kuri aya mahano, yagerageje gutoroka cyangwa se guhunga. Gusa nyuma yo guta imodoka ye, Miss Nshuti Muheto yaje gutega indi
agaruka kureba uko ibibazo kimeze, ari nabwo yahise atabwa muri yombi aza gukorerwa dosiye rero ikaba yamaze kugezwa mu bushinjacyaha cyangwa se mu rukiko. Uyu rero uyu mukobwa abantu benshi baribaza uburyo Miss agiye kwambikwa nawe ipingu, nawe akajya mu buroko kurya impungure. Abandi bati nta Miss warya impungure, ati rero ati iriya nayo ni hiti, ati ni hiti ntabwo bafunga Miss. Ariko nkwibutse ko u Rwanda ntago bajya bareba ibyo bintu, ni itegeko ku itegeko ibyo kuza uvuga ngo uri iki nta gikomerezwa kibamo. Iby'ibimenyane barambitse hasi kabisa, uyu ipingu yaririye kabisa, ubundi akajyanwa mu rukiko akaryozwa ibyo yakoze kandi akanabyishyura. Nta kundi bimeze rero, nimwirinde kugira ngo mudahura nyine n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Mwibuke gutwara mumeze neza mutanyweye, kandi mutware mufite ibyangombwa. Yari New Line Rwanda, njye ndi Emmanuel. Kora like na share, subscribe, comment, byose ni iby'agaciro kuri twese kugira ngo dukomeze kuryoherwa n'amakuru mashyashya kandi agezweho y'abahanzi n'ibyamamare muri rusange.